Mu muhango wabaye ku wa 16 Kamena 2025 nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Cyangugu yayoboye igikorwa cyo gushyira ibuye ry'ifatizo no guha umugisha ikibanza kizubakwamo igicumbi cya komisiyo y'umuryango. Iyi nyubako izubakwa ku bufatanye n'abakristo b'inshuti za Diocese bo muri Autriche izaba ari igisubizo ku bibazo byugarije abana bo mu muhanda, abagore bakora uburaya n'imiryango irimo amakimbirane binyuze mu bujyanama, amasomo y'imyuga no gutegura ingo z'ahazaza. Mu cyiciro cya mbere hazubakwa sale mbera byombi izajya yakirirwamo inama n'ibirori by'abana ndetse n'ibyumba bizatangirwamo ubujyanama ku bana bakuwe mu muhanda. Aha niho bazajya banahurira mbere yo gusubizwa mu mashuri no kubategurira iminsi mikuru n'ibikorwa bibahuza. Padiri Uwingabire Emmanuel uyobora GS Saint Paul Muko rimwe mu mashuri yakira aba bana avuga ko kubanza kubategura mu mitekerereze mbere yo kubasubiza mu ishuri bifasha kububakira icyizere. Kwa sare nini hagiye kubakwa kandi n'amashuri yo gufasha mw'abana kubigisha indangagaciro zitandukanye. Nkanjye uturuka mu Bugarama iyo nakita ngo iyo gihera dukeneye ahantu dukoreshereza abana imyiherero, tukabakoresha inama babandi biga mu bigo bitandukanye. Ahangaha niho hazaba ihuriro ryabo. No kuvuga rero hari iminsi mikuru dusanzwe dukora ya Noheli y'abana, kwishimira umunsi w'umwana w'umunyafurika niki, tukabura aho duhuriza abana cyangwa tukabahuriza mu bigo. Ariko noneho n'umwana nazajya azavuga ngo aha ni iwacu. Aka ni akantu gakomeye n'indi ntambwe ikomeye tugiye kunguka mu iyogezabutumwa ry'umuryango. Padiri Nsengumuremyi Tadi ukuriye komisiyo y'umuryango muri Diocese Gatolika ya Cyangugu avuga ko mu cyiciro cya kabiri hazubakwa ibyumba bizajya bihugurirwamo abitegura gushinga ingo no gufasha imiryango ifite ibibazo, harimo n'ubujyanama ku bagore bakora uburaya no kubafasha kubona inzira nshya binyuze mu kwigishwa imyuga. Ni umushinga umwepiskopi yatekereje uzadufasha guhuza ibikorwa byose byo kwita ku muryango muri Diocese yacu ya Cyangugu. Umuryango urimo usaba ibintu byinshi, hari ibyamaze gutangira, hari n'ibice turi guteganya. Twasanze ari byiza kugira centre, ikigo kibihuza byose. Mu ntangiriro nk'uko mwabibonye agiye kubanza kubakwa sale, nimwe mu zabigize icyo kigo. Sale izadufasha mu mahugurwa anyuranye, ariko cyane cyane amahugurwa yo gufasha abana bari mu muhanda kugira ngo bakomeze bagane ishuri. Hari n'abandi sale izafasha, ariko hateganyijwe no kubakwa amazu yo gutega amatwi abantu bafite ibibazo, n'ubundi turajya tubakira amakouple yigisha inama ku bibazo bitandukanye, amaparuwasi twohereza kuri Diocese. Ikindi kizaba kirimo ni ishuri ry'abageni ritegurira abantu gushyingirwa. Dufite amavugururwa twatangiye muri iyi minsi mu gutegura ingo z'ejo. Kuri Diocese rero hazaboneka ishuri twakwita ishuri modele rizaba rifasha gutegura abageni babyifuza uko kirizi biteganya. Kandi ni sale itazarenza amezi 6 itaruzura igatangira gukoreshwa. Ni na bloke ebyiri zo koreramo counseling yabubatse ingo n'abandi bafite ibibazo bitari ukuzerera. Abakobwa bacu bibona mu buraya bakenera ikute cyane, amazu yo kubategera nk'amatwi n'utubiro tw'abazajya babikora, nayo ubushobozi bwo kuyubaka bwarabonetse. Diocese Gatolika ya Cyangugu igaragaza ko hari abana barenga 600 bamaze gukurwa mu muhanda, bakaba barashyizwe mu mashuri atandukanye aho barerwa mu buryo buboneye kandi bakigishwa indangagaciro. Uyu ni umwana wabaga mu muhanda uvuga ko yahuriraga n'ibibazo byinshi kimwe na bagenzi be, bakaba bishimiye ko bashyizwe mu ishuri. Cyatumye mva mu rugo nuko nyine nabaga kwa sokuru, kandi kwa sokuru tubana na mushiki wanjye. Noneho mushiki wanjye akajya ambwira ngo mama na papa ngo barapfuye. Noneho yabimbwira kandi noneho akagenda akamara iminsi atari kwa sokuru, kandi sokuru ambaraga yabaga afite zo kujya gukora ngo tubone icyo kurya. Noneho mushiki wanjye nyine mu minsi yagiye gukora ikiboyi, saze nyine tukaburara nkaburara nkajya no mu baturage bakama ibiryo.
noneho nyine mbonye bindambije njya mu mujyi naparamye. Naje kujya mu mujyi naparamye duhurirayo n'abana benshi barankubita banyaka n'inkweto nari nambaye, barambwira ngo ntago ngo waba uri umwe muri twebwe. Noneho tumaranye nk'iminsi 5 byo nimba twagiye amafaranga twagiye kwiba ibyuma tukabona amafaranga bakayanyaka. Noneho hashize iminsi tuza gukomeza kubana, ariko noneho twajya duhigana amafaranga twibye ibyuma sibayanyake. Noneho nyine nkuko urungu yabikubwiye nawe twari turi kumwe nyine padiri atuha aho kuba gusa neza ndetse no kugira inshuti nyinshi no gukira n'inkoni z'abanyerondo cyangwa no muri leta. Nyine umuntu wese umuyobozi yagufasha arakukubitagura, ariko iyo wiga uramubwira ati njye ndiga rwose mba mu muhanda ndiga, bakabijyamo babona wiga bakakubabarira. Kandi twe dusa neza, mbere twaga dusa n'imbobo dusa nabi twamabyena bicikaguritse, ngo duhe twose akatwirukaho ngo no gutwiba, ariko ubu nyine twarabiretse, ngo duhe hose ntaribi badaha no ku biryo, twabaye inshuti n'ahantu tuba. Nk'uko Nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye yabitangarije Pacis TV na Radio Mariya Rwanda, ngo muri iyi nyubako hazubakwa n'ibyumba by'amashuri 3 bigenewe kwigisha imyuga abagore bavuye mu buraya, kugira ngo bongere kwisanga mu buzima bwisanzuye kandi butanga icyizere. Rero hakazajya hakorerwa n'umurimo nawo ukomeye cyane kandi dukomeyeho wo gufasha kwigisha no gutoza imyuga abagore bakora umwuga w'uburaya. Turabafite benshi muri iki gice cyacu, muri diocese yacu, cyane cyane ahegereye Kamembe. Tufite rero umushinga twaranatangiye, ababikira bitwa ababikira bizuka rya Yezu n'ababikira b'abakarikuta, nibo ubu ngubu batangiye kubafasha, kubahuriza hamwe, kubigisha, bikazakurikirwa no kubigisha imyuga. Icyo gice rero tuzajya tugikoreramo iyo mirimo yose yerekeye umuryango, ariko cyane cyane n'abo bagore b'indaya. Harimo byinshi, kubatega amatwi, tuziyambaza abantu bazajya babafasha, babatega amatwi, babegere, babahurize hamwe, babagira inama. Hari naho hazajya bagomba kubagira inama mu matsinda mato cyangwa se buri wese ku giti cye, iyo twita gutega amatwi. Tuzakorera igice cya kabiri nicyo tuzakoreramo imirimo yose y'ubutumwa yerekeye umuryango n'abagore bakora umwuga w'uburaya. Iki gicumbi gishya cya komisiyo y'umuryango kiri kubakwa mu murenge wa Mururu, akagari ka Gahinga, akarere ka Rusizi, kizaba igicumbi cy'isanamitima, ubumuntu n'ubuzima bushya ku bana, abagore n'imiryango. Ni umushinga ugaragaza ubutumwa bwa Kiliziya bwuzuye, burimo ubuvuzi bwa roho, uburezi n'isanamutima ry'ingo zibanye mu makimbirane. Diocese ya Cyangugu ikaba ikomeje gahunda yayo yo kubaka icyizere cy'ejo hazaza mu Banyarwanda, aho yifuza ko wigeze gucika intege yongera kwigirira icyizere agasubira mu buzima bumwubaka. Theophile Ngendahimana muri Diocese ya Cyangugu.